Ladies and gentlemen, welcome back to Rwandan World. Nizere ko aho muri hose mumeze neza, ibintu biri kugenda neza gake gake. Aho bitameze neza, let's hope ko bigende biza. Iminsi irasa ariko ntihwana, niko mu Kinyarwanda bivuga. Umunsi bishobora kuba biri gucamo, ejo bikanga, ejo bigakunda, anytime call ishobora kuza, ibintu ugasanga bigiye ku rundi rwego, bibaye byiza kurushaho. Kandi nicyo nakwifuriza na buri muntu ko ibintu bye bigenda neza kuruta uko birora. Bitari kure cyane rwose na sije y'uyu munsi. We're going to be talking about okay, I will refer to nowadays muri no minsi hari ukuntu abantu wisanga uri bize, uri gushakisha amafaranga, uri guhasolinga hard, ufite ibintu byinshi, the goals nyinshi zo kwachivinga, movement, kandi bitari like only personal issues, like nk'ibintu byawe gusa, ariko ukabugira ibintu imbogamizi, uburyo ibintu uri gutekereza biri no ku rundi rwego, uburyo ufite abandi bantu uri gutekereza n'ibyo uri gukora effects zabyo atari izawe gusa, ari iz'abandi bantu. During the time cyangwa by the end of the day ukagira downs, ukagira weakness, ahantu ibintu ubona bitari kugenda neza, noneho ukisanga nko muri situation utari bubone uburyo uri busobanurire umuntu, donc nk'abantu bagusurroundinze cyangwa n'abo bantu uri gukorera ibyo bintu, bikaba bigoye ko wabona uwo wicaza ngo umusobanurire neza ikibazo, like downs zawe, iyo ishu wafesinze yumva yatumye utekereza ku giving up, iyo ishu wagize yatumye wumva ucitse intege, ukabura umuntu uri buhereze that package. Maybe niyo bitaba ari ibyo gusaba igitekerezo kijyanye n'ibyo bintu, wenda bikaba ari no kureleasinga yourself just to heal and move on, ukomeze, cyangwa kukwincouraginga, cyangwa nko gushowinga on, nyine nko kwereka uwo muntu uburyo iki kintu kiri valid n'uburyo watekerezaga ko cyagenda. Ugasanga mu bantu bagusurroundinze cyangwa abantu wumva wizeye, nta muntu uri bubone uri buhereze nk'igitekerezo cy'ibintu uri gucamo muri iyo minsi. Ugasanga uhorana ibintu mu mutwe wawe, wabuze uburyo wa releasinga. Urumva hari ukuntu umuntu aba ari gucesinga kuri dreams wenda ziwe, cyangwa niyo bitaba byageze nta hantu kuri dreams zakure. Ugize gutya, ukuriye muri family, igihe kirageze, you get mature, ubonye ku kazi, cyangwa you get married, utangiye gukorera umuryango, ariko muri uko working hard, providing, hazamo ups and downs. Hari igihe ibintu uri kugerageza biba biri compliqué ku buryo biba biri heavy, sometimes utahita ubona ko bigenze nk'uko wabitekerezaga cyangwa wabipanze cyangwa nk'uko utekereza bigomba kuzagenda, ariko ukabura nk'uburyo wasobanurira madamu wawe, umugabo wawe, family muri rusange, mama wawe, papa wawe, cyangwa grand frère cyangwa grand sœur wawe, uburyo nyine hari movement ushaka gukora ku buryo yakabaye ibaye successful, none bikaba biri kuba down, wenda akaba yaguha n'icyo gitekerezo or something, ukabura uburyo weboza ibintu urimo n'ibihe uri gucamo, uburyo cyane cyane ndabizana muri
side ya hustling na chasing out like the ways of making money, kuko niho uyu munsi nagira ngo tuvugeho. Hari ukuntu abantu muri ino minsi bari ku gahigo badashobora kubona ukuntu basobanurira umuntu, you get, ku buryo most of the people ntago bafite inshuti bari kuri same thinking level, cyangwa se hafi aho, cyangwa se bari kuri same movement, same dreams. Urareba ukareba nk'abakolege mwiganye cyangwa nk'abantu mwigeze gukora nawe in past years, ukabona bari muri monde zitandukanye, ku buryo kongera kugira ngo uhure n'uwo muntu mwamaranye imyaka 10 mwigana, urumva hari monde muba mufitanye. Abigoye ko njyewe dumaranye amezi 5 mu kazi twahita tugirana, ku buryo nkanjye ntajya mpfa kuba priority yawe yo kuba waza ngo umbwire. So umuntu abura umuntu feeling aho free to talk cyangwa expressing ibyo bintu, ari uko atari uko abantu badahari, abantu baba bahari, ariko hari umuntu hari inshuti ugira wajibwira nk'ikintu ukabuzi ko you are on the same level cyangwa ari na advanced kuri wowe mbere na mbere for understanding abanza kumve, kuko one of the big things in the days iyo uri gusobanurira umuntu ikintu ukabona ntacyumva rwose biguca intege cyane, ku buryo umva wanabika wibaza n'impamvu yabyo, umva you don't know where to go to be, kumva kirongeye kibaye stuck muri wowe, kuko kukireleasinga byo birakuranira uri kubwira umuntu kumva ntago ari kubasha kugukacinga up, you get. Noneho ukaba uhuye n'uwo mu workmate mukoranye wenda amezi 5, biragoye ko haba ari umuntu wakicaza ngo umubwire how is everything working out or not, like biba bigoye cyane. Noneho ugasanga turi mu isi isaba kuba abantu bafungutse mu mutwe, buri muntu agira uruhande arimo journal yiwe, ku buryo most of the times wisanga abantu bari around yawe mutaba no mu bintu bimwe, usanga the families, aba family members, usanga grand frère wawe yakora ngo ari nko mu IT, wowe wibereye mu muziki, cyangwa uri umu civil engineer, uri umu driver, cyangwa wicururiza kuri supermarket. Nyine hari ukuntu dusigaye tubaho muri monde iri totally different, bijyana na opportunities zigenda ziboneka, dreams z'abantu, ariko ugasanga wenda twese hari nk'ikintu kimwe tujya tugira wenda we are still providing for the family, turacyari kugerageza turebe ko twa satisfying umuryango wacu tubamo. Muri rwa rugendo rero turimo hakaba nk'igihe ngira nka movement manekereza gukora, ariko nkagira nk'imbogamizi, nkashaka uburyo ndi buzisobanurira umuntu. Most of the times or sometimes bikagora ko nyumva ukuntu numva mbishaka, ku buryo binshi intege ubutaha yo kuzongera kumwegera ngo mufungukire mubwire what's the issue in the days, n'ibiki ndi gucamo, n'ibiki ndi kubona, n'ibiki ndi kubura, n'ibiki ndi gutekereza. Nowadays usanga mubanye muri nk'abantu 5, buri muntu azinduka ajya mu kazi, cyangwa bamwe banakorera kuri phone cyangwa mu rugo, ugasanga ntuzi n'ikintu umuntu akora just for living. Ibyo bintu rero kuba umuntu atagira even the ability yo kwicaza kugira ati rero nkora ibi bintu, hari ukuntu tugerageza kubyoroshya and take it as simple as that, ariko iyo ugerageje kureba usanga hari ibintu yakabaye releasing out muri we, ariko abura ukuntu aza ngo abikumvishe cyangwa abigusobanurire, bitewe wenda na weakness yawe azi, cyangwa bitewe n'ukuntu
atagukacinga wowe utamukacinga api ari kukubwira nk'ibintu, ku buryo usanga dufite nk'inshuti cyangwa se abantu. Kubaho lonely life byo biragoye, rero byose umuntu agira abantu bakinana, basangira, basengana, barigete uko mugenda muhura, sometimes wisanga muvugana, mwagerageza no kuganira, uburyo usanga ufite nk'inshuti muhura mwapanze, reka tuzajya muri trip ahangaha, reka tuzasohoka ahangaha Saturday or something, muhurira muri gahunda zirimo amafaranga, zisaba n'amafaranga. Donc ubwo urabibona ko ibyo ari byo byose hari ahantu ayakura, ariko akaba mudashobora kuganira in any way of money making, cyangwa mudashobora kugira ibindi bintu muganira. Ese ko duhora dupanga ngo dusohoke turuhuke, like uba wowe uruhuka iki? Like, what's the issue? What stress you? Iki gituma nyine wumva taking a time yo getting out just to have fun. Like we definitely so kuvuga ngo ntabwo umuntu abibaza, reka tuve kuri kote y'umuntu wakabibajije. Wowe wakabivuze, hari uburyo ufata umuntu umwicaza umwe ati rero reka nkubwire ibintu ndi gucamo muri ino minsi. Sinzi niba that situation itari common ku bantu, ariko ntekereza ko iri common kuko nowadays usanga aribwo buzima turi kuviva. Biragoye ko wabona ngo aba friends ngo like literally bari too touching ku buryo amubwira almost everything, nko kuvuga ko na za movement wenda ashaka gukorera famiye. Sometimes ashaka kukubwira about the dramas, love relations, something, ariko bikagorana ko ashobora kwicara akakubwire, aguhe nka exposition ya dreams yiwe, ati rero buriya when I'm working there, when I'm working like that, buriya mba numva ibintu nshaka ko bigenda gutya bikava kuri uru rwego bikagera kuri uru. Most of the time we are kind of roasts like in our society. Hago hakibaho uko kuntu, hari ukuntu dusigaye wisanga uri mu isi na stack cyane, ku buryo ubura ukuntu wakicara ngo releasing ikintu kibwira umuntu, kimusobanurire, umwumvishe imbogamizi uri guhura nazo, umwumvishe urugendo ufite, what you dreaming to make, like ibintu uri gutekereza gutuma byaba, ngo aguhereze iyo time aku understanding. So turi kuvuga kuri side y'umuntu ushaka kubireleasing, ugira iyo refreshness mu mutwe, abe yakwi-encouraginga, abe yagira akana guhinduriramo, akugiraho inama wenda, kind of stuff. Like nowadays we are in the busy world, ku buryo usanga abantu n'ibi hari terme dusigaye dukoresha cyane ngo nowadays ngo muri ino minsi ariko abantu babaye abantu ko barakaye, sibye kubona ukabona umuntu akoze ikintu like something you were not expecting, like kibaza what is it going on, like ni ibiki n'ibyo bintu tugira mu mutwe. We got some mental issues ziturutse kuri ibyo bintu. Sinzi niba mubona ukuntu mental issues ziri kwiyongera, kandi zitewe no kutagira sosiyete nziza tubamo, zitewe no kutagira abantu tuganira ngo tuganirize iby'inzozi zacu, iby'inzira zacu, badufashe, badutega amatwi, batugayidinge, batugira inama. Niyo waba ufite umuntu uzi uri busobanurire gusa akabasha kukwandastandinga, understanding what you passing through right now, ariko noneho akaba na wa muntu wumva uri kumva wowe uri, I don't know if I can say free to share your dreams. Nyine ukumva biraba ari byiza kumusangiza inzozi zawe,
yawe, icyo utekereza. What do you think, like, when you get another chance, all the moves you are making now, kubona wa muntu wicara ukabwira uti rero ngubu, like this year I'm saving money, I just feel like I wanna start my business, numva ngiye gukora saving yo gutangira business runaka, ndi stressed out kubera ko nirumva mu gusavinga kwanjye birahindura what I provide inside that home, birahindura my movement, birahindura uburyo mbanyemo n'abantu, akugerageza kubwire rero wakora gutya wagira gutya, cyangwa na understanding just for you to release that. Uritekerereza ibyo bintu ukabyigiraho inama, ukabana nabyo wenyine. Ejo rero iyo haje interruption isanga bya bintu byakugumye mu mutwe bimwe biri huge, usanga aribwo most of the times uje kubona ukabona habaye something unexpected, cyangwa biragufashe bigukubise hasi cyane ku buryo n'iyo movement wari uriho wisanga yahindutse. Sinzi wenda nawe muragerageza kumbwira ko biza, ariko nowadays bisigaye biri too hard kubona uwo muntu muri sosiyete yacu tubana into the daily life, niyo tutaba tubana buri munsi, ariko nkaba numva ko iyo mfite the heavy thing to my life ari ikintu namusharing, apart from the dramas, like about the hustles we going through in the days, cause you know we hustling hard in the days, birakaze. Apart from the hustle, hakaza dreams, even the dreams, like where we going, what are we planning, ugasanga ni hatari kumubona. Ariko murambwira namwe, ese have you ever experienced igihe nk'icyo? How did you handle that? Niye nama wagira undi muntu uri muri ibyo bihe? Ni icyo umuntu akwiye gukora for you to handle that ntibikwa affecting? Muraduhereza igitekerezo. You can get through the comment, try to reach to us on Instagram, the Rwandan world, kuri TikTok, and even here on YouTube. Just remember to subscribe then, kugira ngo dukomeze kubana no mu yandi ma Rwandan Community Talks episode day to day. Nagira ngo mbashimire rero for your time, and you please share us the experience, like what can we do, n'icyo umuntu uri muri ibyo bihe akora, ni gute babicamo. Sana ko ari ubuzima bwacu bwa buri munsi hano muri sosiyete yacu nyarwanda. So I hope you all guys are going to keep on getting blessed. Love you all. Thank you.